CS correction. CS correction. CS correction. CS correction. Conscience and science correction. CS correction. Applying smart deals. CS correction. Kuko rero twabibabwiye, twe twateguye ibitabo byinshi bitandukanye biri mu masirizi, kandi twababwiye ko sirizi yibanze main series ari iya AREC ivuga Rapid English Course, ya porogaramu nziza cyane ifatwa nk'iya mbere nziza iteguye neza ku isi. CS correction mu by'ukuri dufatwa nk'abambere mu kwigisha indimi, cyane cyane Icyongereza. Iyi porogaramu ya AREC Rapid English Course ni porogaramu y'agatangaza. Twakoze amasirizi atandukanye nk'uko twabibabwiye, ariko ubu noneho murabona hano series ya RSED ivuga a Rapid English Course with explanations and dialogues. Hano hananditseho ngo inyigisho y'Icyongereza yihuse isobanuye mu Kinyarwanda kandi yifashisha ibiganiro, tumenye Icyongereza neza kandi mu gihe gito. Nibyo koko ibi bitabo ni byiza cyane, biteguye neza. Muri iyi series ya RSED twabonye RSED 1 igitabo cya mbere, RSED 2 igitabo cya kabiri, none ubu turabereka RSED 3 igitabo cya gatatu cya RSED, nacyo cyiza cyane. Umaze kugenda wiga bya bindi nyine ubirangiza wumva neza, wishimira no kwiga kino gitabo cya gatatu RSED Book 3. Iki ni igitabo cyiza cyane kirimo ibintu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane twabashishikariza kukigura kugira ngo mwige neza ibintu birimo kandi by'ingenzi. Nk'ubu ngubu harimo uburyo adjectives zitandukanye na pronoun, kumenya itandukaniro rya adjective na pronoun. Ibyo bintu kandi benshi bakunze kutabimenya, kandi iyo utazi gutandukanya adjective na pronoun nta hantu ushobora kugera. Igitabo cyiza cyane kirimo za verb tenses, conjugaison, gutondagura inshinga zitandukanye n'amategeko abigenga, verb tenses nziza cyane kandi zitanga ingero nziza. Ariko ikintu gitangaje ndetse cy'agahebuzo rwose ni ukuntu harimo prepositions zose, ariko noneho zisobanuye neza cyane, zifite phonetics, uko bisomwa uko zisomwa, prepositions uko zisomwa. Abantu bakunze kuzisoma nabi, bazikoresha nabi, bazisoma nabi, ariko hano hariho phonetics uko zisomwa. Kandi iyo phonetics ikaba ari ya yindi ya IPA, International Phonetic Alphabet, imivugirwe mpuzamahanga ya alphabet, ku buryo ku isi hose uyizi ahita abisoma neza. Iki ni igitabo cyiza cyane, ariko mbashimiye uburyo izi prepositions ziteguye neza. Nta gitabo ahandi cyangwa igitabo kindi wasanga giteguyemo prepositions neza nk'iki ngiki. Ndetse noneho bisobanuye mu Kinyarwanda, Abanyarwanda bagira amahirwe, bari mu iterambere ryihuta. Ahandi ntago bafite amahirwe nk'aya. Abanyarwanda bafite amahirwe n'iterambere ryihuta, bakabona izi prepositions zisobanuye mu Kinyarwanda kandi cyiza, Kinyarwanda cyiza atari nka bya Binyarwanda, cya Kinyarwanda usanga kidasobanutse, kuko turi abarimu b'Ikinyarwanda, turi Abanyarwanda buzuye kandi
tuzi kwigisha indimi noneho ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda byo birahebuje. Harimo rero n'izindi nyigisho nziza cyane muri kino gitabo, nziza cyane twabaratira rwose. Erega twe twarateguye, ntabwo turi nk'abandi bahutiraho mu mwaka 1, 2, 3, 5 ngaho ngo bagiye kwandika batanazi no kwandika, atari n'abarimu kuko wenda bafite amafaranga. Reka da, twe turi abanditsi ba nyabo. Ntabwo umuntu wese urangije kaminuza aba ari umwanditsi, reka. Bisaba impano, bisaba ubushake no kwihangana. Twe twarateguye rero, dutegura ibitabo bitandukanye. Dufite ibitabo 17 byo kwigisha Icyongereza, bimwe bigiye bisobanura mu Kinyarwanda nk'iki ngiki. RCD3, igitabo cyiza cyane nk'uko mukibona, mwihatire kukigura. Ariko hari n'abibwira batari ku bundi ko mutwereka ibitabo mukadusobanura ibitabo, ariko ntimuhite muduha amasomo arimo ngo tutange tuyige. Twe nk'ubu twateguye, twabanje kubereka ibitabo byose dufite kugira ngo buri wese abanze amenye ikimutegereje, ikimukwiriye, abanze asobanukirwe buri gitabo, azamenye icyo yigiramo, kuko nivo ziratandukanye. Abiga ntabwo bahuje nivo, baratandukanye. Buri wese rero akamenya neza nivo ye, level ye, akamenya neza igitabo ibirimo nuko giteye nuko gihagaze, maze akazakishakisha cyangwa se akazakiga cyangwa akazakigura akizi neza. Niyo mpamvu twabanje kubereka ibitabo, ntabwo twihutiye guhita dukubitaho isomo ngo abantu bige batazi naho riturutse. Ni ukugira ngo abantu babanze basobanukirwe neza aho twateguye, dukora ibintu biteguye. Abantu babanza babimenye byose, buri wese agenda yihitiramo icye kimukwiriye. Cyangwa se ubundi munaze no ku ishuri hano mwige. Kuri CS Collection dufite ishuri twigisha neza cyane ibintu byinshi bitandukanye, indimi, kwigisha ikoranabuhanga, computer, ibintu byinshi bitandukanye, ubudozi, ibintu byinshi bitandukanye. Iyo uhageze ntago wabura icyo ufata, dufite byinshi bitandukanye. Ni muze rero kuri CS Collection dukora hano ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Telefoni yacu ni 07 8 52 69 9 Mujye kuri channel yacu CS Collection, mukore subscribe bijye bibageraho neza bitabagoye. CS Collection twaritanze, turakora, ntago ari amafaranga twimirije imbere, siyo dushakisha cyane, ahubwo ni ubumenyi. Iri ni ishuri ry'ubumenyi kurusha ahandi hose. Ntago ari ishuri rigamije kurata ibirahure, kurata imyicungo n'ibindi bitandukanye, ibirahure byiza, amadisha meza, imyicungo, amakaro n'ibindi. Ntago ari byo tugamije. Ishuri, dufite ishuri uko ryari rimeze kose, mugomba kuza mukiga ubwenge, kuko na kera bigiraga munsi y'igiti kandi bakamenya ubwenge. Twe dufite inyubako isanzwe itaragatangaza, ariko wigiramo ubumenyi ushaka bwose. Abarangije kaminuza baraza bakiga kandi agafata ubumenyi bwiza cyane, ubumenyi busobanutse. Iki ni igitabo RCD Book 3, igitabo cyiza cyane. CS Collection, Conscience and Science Collection, CS Collection, Applying Smart Deals. Thank you.